ka Burera muri eyari kwifatanya n'abagore mu byiza babonye ku gikombe mazazi babonye kigaragaza imirimo yabo. Muri ubwo buryo twaje kwifatanya namwe abo hanze mudukurikira, mwabibonye kandi muraza kubibona neza uburyo bagize iteraniro ryiza. Turaza kubyumva, turaza kubiganira, turaza kubona impanuro, turaza kubona ubuhamya, turaza kumva ijambo ry'Imana, kandi ibyo byose ni ibikomeza abagore gukora umurimo. Haleluya! Ni ibikomeza abagore, ni imbaraga. Ijambo turi kumva uyu munsi ni izindi mbaraga uri bwongere mu bugingo bwawe. Murakoze. Nkunda kuvuga ubutumwa. Ubundi mu bintu ari ibintu bitatu nkunda mu buzima kuva navuka. Cya mbere ibitatu cyangwa bine. Kimanye ubwenge nasanze nkunda kurya. Cyo ni icya mbere. Maze kumenya ubwenge neza nongeye gukunda Imana. Cyo ni icya kabiri. Maze gukunda Imana, cya gatatu nkunda guhagarara imbere y'abantu mvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Icya kane nkunda ni ukuvuga ibyo Imana yankoreye mu buzima bwose maze kumenya Imana. Imana ibagirire neza. Ubuzima busanzwe mfite imyaka 45. Abafite imyaka 45 muri yumva. Nashatse 1996. Abavuze icyo gihe murumva ko musa naho muri abana banyu. Maze imyaka 21 turi abakozi b'Imana tuyoboye amatorero atandukanye. Bivuga ngo mu byo nakundaga harimo ibyo Imana yagiye impa. Haleluya. Mu byo nkunda harimo n'umugabo wanjye. Maze kumenya ibyo byose namaze kumenya agaciro ko gukunda umugabo wanjye. Niyo mpamvu nashimye impano babahaye, harimo amafurusheti, harimo amasaha. Bivuga ngo mumenye kugaburira neza abo mubana cyane cyane n'abatware banyu. Haleluya. Turaza kuvuga ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana ndavuga muri make Imana yankoreye. Maze kumenya ubwenge, maze gusobanukirwa neza, ngenda menya neza Imana, ngenda njyana n'abakozi b'Imana, ngenda ngendana n'abakozi b'Imana. Hari ikimenyetso Imana yaje kunshiraho gituma neza nshaka gusobanukirwa Imana. Gendaga mu nzira rimwe na rimwe nabonaga ikimenyetso ntashobora gusobanura umuntu turi hamwe. Tega amatwi neza. Iyo ntabaga nabibonye ari kumanywa, nabirotaga ari nijoro. Najyaga kubona nkabona umuntu ufite amababa aragurutse aranzengurutse, akanzenguruka inshuro ebyiri. Najya kubona nkabona ni umuntu ariko afite amababa. Biba umwaka wa mbere, biba umwaka wa kabiri, ariko nkayoga ibyari byo, nkayoga icyo bisobanura. Turakurikiye neza. Nibaza ni ukubera iki iyo ntabonye umuntu uzengurutse aho ndi afite amababa murota nijoro, ni ukubera. Bamwe n'ababaza inzozi bakambwira ngo iyo umuntu ari gukura nijoro ngo arota ari kuguruka. Ariko njyewe ngatekereza neza ko ntarose ari kuguruka, ahubwo ko nabonye umuntu ari kunzenguruka afite amababa ari kuguruka. Maze gushaka, nashakanye n'umugabo nkunda kandi tubyemeranyijeho, dusezerana mu murenge no mu rusengero n'amaragatinya. Iyo umuntu amaze gushaka aba yiteze ikintu bita umwana. Iyo ari babiri babazi ko bagiye kuba batatu mu gihe gitoya. Siko mwese mubizi. Umunyarwanda w'umugore, umunyarwandakazi kugira ngo agire agaciro ni ukuba afite umwana. Mwaka wa mbere nabyaye umwana 1997 mu kwezi kwa gatandatu umwana arapfa. Ndavuga ni buriya ni bisanzwe bibaho, sinje gusa abantu basanzwe bapfisha. Abantu baransura bakristo murakoze kugenda na Bibiliya. Iyo umuntu afite Bibiliya kugira ngo ihangane, umva wihangane. Mwakukurikiyeho birongera biba gutyo. Indiva ifite ameza 7 baravuga bati ni umwana yarize ariko yapfuye. Mwana baramushingura. Abantu batangira kuvuga ngo yakoze kuki, ariko uramukobwa ni uwahe. Batangira kubaza iyo mvuka, ariko bagaceceka bati bibaho. Cyura ya gatatu, mwaka wa gatatu bigenda kwa kundi. Abantu batangira kubaza ngo mbese yakoze kuki. Abandi batangira kuvuga ngo twari twabamubujije kuzana uriya mukobwa. Abandi batangira kuvuga ngo waba bagira
nzira zo kuvuga. Ibi inshuro 5, inshuro 6, inshuro 10. Yagenda muri make. Iyo muganga yajyana ku mwana yavutse ari kurira akamujyana haragaruka akavuga ngo zana imyenda y'umwana, yagavuga arimo ngo zana agakarito. Agakarito kajya mu mwana wapfuye. Nari maze kubimenyera. Muganga yaravuga zana agakarito. Ukajya gushingura. Ugeze igihe gushingura birandambira. Ugeze igihe gushingura bigera hano. Ugeze igihe ngira isoni yo kubwira abantu ngo nabyaye umwana arapfa. Ugeze igihe ngura isambu yo kubashinguramo. Kuko nakomezaga kugenda mvuga ubutumwa ndi umukozi w'Imana. Kandi iyo nabaga nsengera umuntu atwite yarabyaraga ako kanya. Iyo byabaga byanze we yarabyaraga ariko njye byanze. Haleluya. Umubyeyi yarabyaraga nkakoresha uko nshoboye. Nkamujyana ibyo kujya ku bitaro, nkagura isukari, nkagura imyenda y'umwana, ariko nkirinda gukora ku mwana kugira ngo adapfa mvuye aho bakavuga ngo ni wawe utabyara. Abatabyara abafite icyo kibazo nibashire hejuru. Ntugire isoni kuko igihe cyarageze isoni nanjye rirashira. Ndavuga ngo indwara nzayirata. Mwabyumvise neza? Iyo twabaga tugiye mu maseminari, iyo twabaga tugiye mu mahugurwa, turi hamwe n'abapasiteri barivugaga bati nitwa runaka mfite abana batatu, mfite abana bane, kuko arankomerekeje. Kandi ntiyabaga nkomerekeje. Urundi ruhande twabaga nkomerekeje. Bakazenguruka bagera aho turi, Mana turavuga ngo iki? Umugabo wanjye ko bamugezeho aravuga ngo iki? Ntiyo nkamurazi cyangwa se ntiyari umugabo nk'abandi. Nkamurazi cyangwa se nawe kurera ntibyamubera. Ariko byaranze. Twakundana mu rukundo rw'umugore n'umugabo bafite abana, ariko kubyara byaranze. Twabaga dufite abana mu rugo, iyo myaka nibuze kubabwira nareze abana 27, ariko nta wanjye ku maraso urimo. Iyo babaga bavuze ayo magambo numvaga bakomerekeje abana ndera, numvaga mfite isoni yo kugira ngo bavuge ngo nta bana mfite kandi mfite abana inyuma yanjye, mfite abana mu gikari, ariko nanjye nabaga mbizi neza ko nta mwana wanjye urimo. Nakundaga abana, ureba inyuma nanjye nsaba abandi babyeyi ko byaranze. Iyo babaga bamugezeho, umunsi umwe bamugezeho aravuga ati nitwa Pasiteri Gisho Anastase, mfite abana 10 bapfuye, ntangira kurira njye batarangeraho kuko yabaga nkomerekeje. Tugeze mu rugo ntihajye ufite abana bangahe? Ntihajye ufite abana bangahe bapfuye? Niryo ntihungabana. Ni wankomerekeje ntaravuga. Ntuzongere byakire. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko utigeze wakira ibyatubayeho. Sinibukaga nabivuze umuntu ungana nanjye kuvuga mu bandi bagabo ngo nta bana mfite, n'indi zitangiye kuza. Byakire. Haleluya. Amen. Iyo byabaga bimeze gutyo, iyo nabaga nabyaye umwana agapfa, urukundo mu rugo sinzi ukuntu Imana yabigenzaga, wariyongeraga. Bagateka agafiriti, bagateka inyama, bakazana hafi yayo. Nabireba ntaya mafaranga yabiguze, ntari n'umugabo wabishatse, ntari bano bantu babitetse, ntibigiye kurya nde. Bagakoresha uko bashoboye ngo ntahungabana, ariko nabaga nagize. Niyo babaga bakora ibyiza bimeze ute, umutima wanjye wari urwaye. Nageze igihe mbwira Imana ngo Mana, umutima wanjye urarwaye, ukuremo ushyire mu ndi mutima, kuko uwo mfite wamaze kwangirika, ko ntibyari gushoboka. Kandi iyo myaka yose nakoreraga Imana ndi umuririmbi, ndi umumama pasiteri. Hari igihe uhura n'ikigeragezo ukiyanga, hari igihe abantu bakureba bakagira ngo hari icyo wakozeho, ntacyo, ni ikigeragezo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Itangiriro ibice 18 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 15. Utwamagambo uravuga ngo Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Uwiteka abonekera Aburahamu ku
kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye, yayicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira, yikubita hasi aravuga ati, databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazane utuzi mwoge ibirenge muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanire utwo kurya mwice isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara. Aramubwira ati, tunganya vuba indengo n'umucyagate by'amafu meza uvuge n'imitsima. Aburahamu arirukanka ajya mu busho, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka. Yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo. Abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, ikindi gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aha aho uri. Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara byumva ari mu muryango w'ihema ari inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati, ko maze gukecura nzanezerwa, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, ni iki gishekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara. Hejuru hari ikinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Maze Sara arahakana ati, sinsetse, kuko yatinyaga amagambo y'Imana. Haleluya, haleluya, torero ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko na kera muri Bibiliya harimo umuntu wahuye n'ikibazo cyo kutabyara. Uretse ko dusomye Aburahamu na Sara, hari abandi bantu benshi bahuye n'ibigeragezo muri Bibiliya. Iyo waba ugeze kwa Aburahamu, yakoreshaga uko ashoboye, kuko yumvikanaga na Sara, bakajya inama yo mu nzu, bakagira icyo bakora kugira ngo ubeho. Haleluya. Bubahaga abantu, bakubaha n'abakozi b'Imana, aribo ntumwa z'Imana, nibo bahanuzi. Ijambo ry'Imana ritweretse neza ko bahaboneye umugisha. Umuntu nagera iwawe ukamugaburira akarya, azakubwira n'ibanga atagombye kugusubiza. Hari umuntu wigeze kuza kunsura, nta nubwo yari aje kunsura, yari ari gutambuka, usanga turahishije, turatahura, ararya. Ntabwo nzi uko byagenze, ntabwo nzi uko yabitekereje. Yagiye kugenda asiga inoti y'amafaranga 2,000 ku meza. Bivuga ngo wenda nari kuyajya muri resitora, mwakoze nari nshonje. Sicyo bivuga. Nabonye bahaye abadamu ibiyiko n'ibikosi n'amasahani meza, amadongo. Baguhaye ibiyiko ntuteke ngo birye, byaba bimaze iki? Amafurusheti atakoze mu biryo aba amaze iki? Amasahane meza ayiriweho abashyitsi gusa, wowe ntuyarireho, aba amaze iki? Aburahamu yari akeneye utwo dukoresho. We na Sara bahoraga bakira abashyitsi. Igihe cyose nabayeho nagerageje kwigana abo bantu.
munyumve neza. Abanzi bazabibona barabizi bageze iwanyu. Ugeze iwanjye na n'uyu munsi ukagenda utabonye n'amazi yo kunywa, nushaka usige witanze nenda gupfa. Nagerageje kwitoza gukurikiza, ndavuga ngo Mana, nubwo nta mwana nabonye, nzakunda abantu b'Imana. Imana nzagukorera. Munsi umwe ndicara ndavuga nti ariko Mana, ngiye kukugerageza. Dekorasiyo nzayifura. Nijya kuzifura ahantu hose hari dekorasiyo, narabatelefona nkabya ngiye gufura dekorasiyo y'iwanyu. Kandi hari abantu badekora bakageza nyiriya bagashyiraho parafo n'ibintu byinshi. Hariyo nafuraga nk'ibisirindi. Ngiye ndashaka umudekorasiyo akagaruka nkavugana nawe agashyiraho kakamodeli nari nakuyeho ku mafaranga yanjye. Mbwira Imana ngo nzakugerageresha imirimo. Umurimo wose nzawukora neze. Kimbabaje nuko wenda bamwe ndi gushaka, ariko kubivuga iwacu barabizi cyane. Ntabwo ari ukwirata. Nzakugerageresha imirimo myiza. Diyakoni naterema gukoropa, nzakoropa. Nzareka kuba mama pasiteri w'icyubahiro, nzaba mama pasiteri ushaka kujya mu ijuru. Diyakoni nakoropa, nzamufasha, ntacyo bitwaye. Nzafura dekorasiyo, utu tuntu natubonye nishima, nanjye nabishyira mu rusengero. Kuko umurimo wose ukoze mu rusengero unezerewe, urawuherewe. Ariko natekereza ko nta mwana mfite. Ariko Mana warakoze. Ni Mana warakoze nubwo ngukorera, ntiwampimishije kuri mu mwana. Iyo nabaga nageze ahantu njyenyine ndabwira Imana bikumvikana, nta muntu uranzi muri. Nabwiraga Imana numva rero Mana mvuye gukoropa, maze gushirishaho dekorasiyo ntanze n'amafaranga. Numva rero Mana warakoze, ntiwagirye umwana ntubizi. Umunsi nzapfa, ndabivuga kuko mfite ijambo umunsi. Umunsi nzapfa, nawe uzamwara. Ibyo tubwira Imana ingingo yumvikana. Ni kuko uzaza gushingura wese azavuga ngo apfuye nta mwana kandi yarakoreraga Imana. Ntumva icyo gisebo wawe. Umva ndi kuganira n'Imana. Ntumva icyo gisebo. Wanze gukorera Imana za Bayali, twanze kujya mu bapfumu, twizera Imana yawe yo mu ijuru ariyo wowe. Ariko urangwejeje isoni. Nzabwira ikirere wacu, nzababwira ko nsenga Imana yo mu ijuru. Naje mu cyumba Imana ikambwira ngo mwana wanjye ndi kukurerera. Ava wambeshye. Munsi umwe njya gusenga turi batatu. Nkunda gusenga, namubonye hano hagaze nk'ahihene. Ni iki? Nabwiraga Imana ni Imana ndi kurera abana 27, ndi kuragura agafuka k'umuceri ku wa mbere kakaba kashize. Ariko wibuke neza ko nta maraso y'umugabo wanjye. Birajyana, birababaza kugira ngo buri kintu cyose abanyarwanda bafite wowe ukakibura. Wagira inzara ukihangana, ariko byari kubura umwana ndetse no gupfusha. Ndagira ngo mbabwire ntaragera kure mpetse umwana wa 20. Hari abo mwabyumvise? Mpetse umwana wa 20 nakinguye inshuro 19. Mbaza nsanga nta muntu nari naherekeza gushingura inshuro 19, ariko njye baraziperekeza. Ufashe pariseri yawe ugacukuramo ibyobo byo gushingura abantu 19, yashibuka buri ni icyayi. Aba bageraga gushingura bakanyukana n'umwana bamaze kundambirwa. Nageraga mu bitaro umwana yapfa, kajya gusaba hafi aho ho gushingura, babona n'ibyo uhingutse bagafunga igipangu. Kandi ni umukozi w'Imana. Kandi naba nakize naja mu rusengero ngaseka, kavuga ngo Mana ndi guseka nshinyika. Uko hari icyo wanyimye, nabuze ubuzima bukomeye gushingura buri munsi. Ubuzima bwanjye bwarangiritse kubyara buri munsi. N'iterambere ntabyo kubera kujya mu bitaro buri munsi. Niyo mpamvu mbabwira ngo akazi niho nako nasabye Imana. Imyaka yose nabwira Imana ngo nzagukorera. Kubivuga mu Rwanda ntibihagije. Mu minsi yashize nabonye ubutumire muri Kongo, noneho bamaze kumenya ko haraza, sinzi ukuntu abapasiteri baba babwiye abantu bati haraza umuntu runaka umeze gute. Ngeze kuri douane bakatelefona buri kanya,
musenyeri ugiye kwambuka igihe nari maze kwambuka nari maze gusenyesha narambutse kigera hirya gato nsanga abantu benshi barategereje vuga ngo babuze abana none ngo baratubwiye ngo iyo umuntu agukozeho nta mwana arabyara. haza umugore arambwira ati njye maze imyaka 20 nta mwana mfite ariko ubwo waje Imana irampa umwana. Ibaze nari namujanye mu mufuka se ni umuntu uzamubona sinari nzi ko bishoboka njyewe sipesi yo gushira umwana mu mugongo ngashyira agashuka kibyashobokaga byari byanze. Munsi umwe nagiye kwa muganga banyandikira inshinga 140 kandi nkajya nzigurira mitiweli zari zakaza vuga ngo bafite n'imodoka mubwira uwo mwicaranye ngo bafite n'imodoka mwabyumvise bagapfumura aha mu gitondo saa sita bakongera nimugoroba bakongera ejo bagapfumura aha saa sita nimugoroba ejo bundi nasubirayo bagapfumura aha saa sita nimugoroba ubwo ni kuzigura ni gutanga amafaranga hashira iminsi bagapfumura mu mwana ntaho batapfumuye hamara iminsi bati aho twahereye hamaze gukomera bakongera indi rangi kandi kanavamo. Munsi umwe ndaryama hamaze iminsi tugize inshuro 14 dukora inama twarikomezaga twabona ibintu birakomeye tugakora inama mu rugo nabyo bize none kwinda zigiye gutwica dukora iki ko wowe ntuzapfa ariko njye nzapfa ko bahora baduhanirira umwana kumviriza numve ko bari kumubwira ngo uzabyara kumviriza numve ko bari ngo muzabyara kuko numvaga njye byaranze aho ikimana igiye gukora njye ngiye kuzapfa akazaza undi mugore akabyara kuko hari ikimana yari yarakoze cyatuma tanzanira undi mugore hari imana yaranshingiye mu kurigira umukozi w'Imana. Ni uyu munyarwanda hari igihe njye nzapfa we akabyara naje mu masengesho nkumviriza ni mwebwe muzabyara cyangwa ni we nibirasekeje kandi birababaje. Munsi umwe dukora inama none ko turi gukura byaranze tubara imigisha y'Imana tubara abana twaneze bari kongera bakabyara tutabana bacu buriya ni bari ni narinzi ko bana nzaba nkasara none biranze sara koko we yahuye n'Imana nje biranze reka twe kongera kubyara. Mugabo wanjye arambwira ati kugira ngo mbyemere ko nawe ubyemeza n'urwandiko tubyandike buri wese byaravuga bisenyera twagenda tugura urupapuro rushyashya rw'amafaranga 50 twebwe umuryango wa Nishoboye Anastase na Mukaruhashya Speciose twemereye Imana n'abantu ko tutazongera kubyara kubera impamvu 3 zumvikana. Icya mbere twaragerageje byara, icya kabiri inda zisanzwe zica abantu, icya gatatu mu byo waduhaye harimo n'abana nuko bataraba cyangwa n'abana turase ati nindura rubika hirumpe ndubike simama ndarubika musakame simama ndarubika he ndavuga ni nabonye aho kurubika nigira inama ndagenda ikintu igitanda turyamaho ndubika nkaho ndarumanika ngira Imana ndasenga igihe cyose nzabona rupapuro ni ikirego kuri wowe yibaye hari indi Imana iri hejuru yawe nari gutanga ikirego Imana turupapuro rubabaje misi yose nzagenda mu cyumba harimo urwandiko nasanye rubi kandi koko byarananiye kandi koko umutungo warashize kandi koko ntabwo tutagize nta mudogiteri utatuzi niyo mpamvu twanditse ko Mana bitewe n'imyaka dufite tutazongera kubyara. Abaye muri iyo minsi ndaryama ndarota mu cyumweru cya mbere tumanitse urwo rupapuro ndota njyamye ku gitanda kinini cyane kingana n'aha twicaye ngo hari abana benshi
b'impinja bari kugaragaza ko ari bazima. Noneho wumva ijwi riri kumbwira ngo aba ni abana wabyaye. Nareba mu bitugu nkabona harimo abana bari kunyihisha, nagira gutya simbabone neza. Ijwi rikambwira ngo abo bana nturababyara. Ndangije ngo manguka abajyamye asinziriye ntumva. Igwa rupapuro ndarose. Aturose iki ndose abana nabyaye, ndose n'abandi nzabyara kitoka. Ati yarinyuka mbi. Ati sinabivuze iyo tudasenya, sinarabivuze iyo tudasenya umushubije mu bitaro. Abaciye intege ndacece. Nicyo cyumweru nongera ndaryama ndarota. Ndota icya gitanda kiragaruka uko nakibonye. Ndota hirya y'igitanda hari muri nini cyane nyinshi zimeze nk'udutambara zikurikiranye zigose cya gitanda. Hejuru y'igitanda hariho urumuri runini cyane ruri kumyasa rututse mu ijuru. Telefone umuntu uzi gusobanura inzozi murimo abasenga murabizi. Ndamubwira nti ndose gutya, arambwira ati hari ikimana yejeje ku gitanda cyawe. Ndamusubiza nti nibyo yejeje ikuyeho urupfu koko sinzongera kubyara, napfishaga abana twamaze gusenya, ariko sinabimubwira nti ku mutima twamaze gusenya, tuzi ko yasenya twasenya imana yayagiye, tuzi ko nta mwana uzongera gupfa mu cyumba cyanjye. Haleluya. Birashariye. Bwira mugenzi wawe ngo birashariye. Subira inyuma gato 2004 nari ntuye Gisenyi harakwidwa. Haza umuzungu, abantu bose batanga amakuru ngo haje umuzungu w'umuhanuzi yarakiri umukobwa. Reka mbabwire mushake mukunde gusenga. Ngewe n'ibintu ndasenga ntagishije umuntu inama. Ndasenga atari uko nabonye abahanuzi baje. Ngiye ahantu hiyera ngasenga. Cyakoze umuhanuzi umunsi yaje akambwira ati kubera urimo neza Imana yambwiye. Sibyo? Kubera uzi kwihana ibyaha n'iforume bavuze bati kubera mwaduterese mukaba mwabuze n'iforume. Mwabyumvise neza? Imana ikora hari ikinejeje. Hari ikintu kinezeza Imana kigatuma intebe y'Imana inyeganyega. Ni muributse wa mudamu wumvishe Yesu ari gukiza abantu, kandi abantu bose bamuziho uburaya, abantu bose bamuziho ko yajyanye abagabo b'abandi. Agenda ari kwiruka kuko yumvishe ibitangaza Yesu akora, kuko yumvishe ko amugira neza, ahita amuryama ku maguru amuhanaguza imisatsi ye. Yesu yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo genda ibyaha byawe urabibabariwe, ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi. Bikatubera icyitegererezo cyo kwirinda guca imanza. Ngo runaka ko yaririmbye ngo aho yahuriye n'Imana aho yihaniye. Haleluya. Ariko nyine iyo amaze kwihana nawe yerekana ibimenyetso by'uko yihanye, agahindura bya bintu byose, tukamutangira ubuhamya tuti nubwo ntacyo yavuze hari ibimenyetso. Nuko baza kunshaka mu isoko aho nacururizaga ya Nyakabungo bati ngwino ukunda gusenga, ngwino hari umuzungu waje w'umuhanuzi wenda bazi indwara yanjye ni indwara ntavuga n'indwara itazwi niba ari indwara, bati we nta cyo yakuvugaho. Bitangiye ngeze nsanga sinzi uwagiye ahurira n'umugabo wanjye duhurirayo, ni muri sitade. Dusanga umuzungu ari kuramya, abamumenyereye baravuga ngo iyo agiye guhanura amanza yari, iyo agiye guhanura amanza yatereta Imana, bati umwanya arimo ni uwo gutereta Imana. Turategereza aramya Imana. Kimara kuramya Imana araza mu bantu muri sitade, numva yangozeho waranjyana imbere. Ntahati wa Mana ugiye kuntamaza, ugiye kubwira abantu ko nta mwana mfite, kandi ngiye bigira ibanga kugira ngo ntaseba, ariko ugiye kubwira abantu murabona ko nta mwana mfite. Arakomeza aragenda ashaka abandi bantu, aragira gutya, numva iruhande rwanjye hari umuntu cyagutse gutya, nsanga umugabo wanjye mbitagira gutya. Wa muzungu utazi ikinyarwanda bari gusebura menya ari umuhanuzi. Azana n'abandi benshi, ariko umutwe w'amagambo yari akimara kutuzana imbere ati ngaho muvuga iki cy'umupfana.
n'umugabo wanjye nawe n'umugore wanjye muvuga ikibazo mufite turakivuga. Arangije ararira akora musakameye akuramo agacupa harimo amavuta ansiga ku gahanga ansiga ku mutima. Arangije asiga umugabo wanjye ku gahanga asiga ku mutima ati mani nambwiye ngo basiga amavuta y'inkomezi kuko mwarakomeretse kandi ayo mavuta ni ay'urugendo kuko muracyagenda. Hari ijambo yavuze uretse kuvuga ubundi mani iravuga ukisobanura ukurikije ibyuzi. Mani muhaye impano kandi uwihaye impano yabwereka ibintu bimwe nijoro. Hari impano mwakiriye yo gusengera abarwayi ariko si Imana nanjye ndi umurwayi. Mwabyumvise neza? Habaye nijoro ndaryama ndarota yansengeye yadusengeye uwo munsi. Habaye nijoro ndaryama ndarota ntabwo byoroshye ariko muraza kubyumva neza. Ndota umuzungu n'umugabo n'umuzungu w'umugore bari mu kirere. Numva ijwi rirambwira ngo sohoka urebe. Ndasohoka ngeze hanze nsanga umuzungu w'umugabo ari guseka cyane ahagaze hariya hejuru. Nsanga umuzungu w'umugore ari guseka cyane ahagaze hariya hejuru. Ngo ikirere cyari cyiza kitagira ikindi gicu ari ubururu gusa. Ijwi rirambwira ngo basaba icyo ushaka. Nariko wa mana we ntibasabye amahoro nibagirwa ko nta mwana mfite. Nakije kuvuga ayo magambo mbona ikanzu y'umuzungu y'agatimba ihindutse icyapa. Ikositimu y'umugabo y'umukara ihindutse inyuguti zandika ku cyapa cy'agatimba. Ijwi rirambwira ngo soma ariya magambo. Kuyasoma igihe nagiraga ngo nshakishe nyasome havamo icyapa kinini cyane kigwa hasi. Ngiye kureba hasi nsanga hari amazi menshi gisa n'icyaguye mu kivu. Nabyumvise neza mbadakangutse. Kuki ntasabye umwana kuki? Mbitekereje ndavuga ntari kuko nasabye amahoro ntacyo. Salomo yasabye ubwenge Imana imwongerera n'ubutunzi. Ndi kumva ntasabye nabi. Nabyumvise ayo mahoro ntekereza ko ariyo yandanze muri iyo myaka yose. 2016 nari ntangiye kurota inzozi zo kugirira neza. Rimwe ngiye gusenga mu cyumba umwana w'umutoya ukiri umukobwa arambwira ati ufite urugendo rurerure rwo kwivuza. Ni wa mukobwa zivuze iki? Indwara ndwara ninde kandi sinzongera kubyara hamaze gusenga. Ni buriya hashobora kuba nzi mu mateka ya kera akaba ari yagarutse kumwe kandi gani nta n'ubwanzi. Ariko nahuraga n'umuntu wese kumva kwanza kumva ko ibyanje abizi. Haleluya. Haleluya torero ry'Imana. Tugira igiterane uke yuko Sara na Aburahamu yabonye abashyitsi arababwira ngo muzi wanjye. Aragenda mu nka mu matungo ye areba itungo ritagira inenge kandi riryoshye. Abwira Sara ati koresha uko ushoboye dutekera abashyitsi. Nababwiye ko naravuze ngo nzagerageza kwigana abo bantu. Munsi umwe tugira igiterane nari ndi gutaro ku Rusumo. Kiramara iminsi 3 harazamo umuzungu umwe. None ibintu byose byari bihari. Amafiriti urumva nyine twiteguye igiterane. Ariko umutima nigira inama ndavuga ngo ko bagiye kumara iminsi 3 ko harimo umuzungu harimo umuntu tudahuje uruhu akunda iki azarya iki. Nigira inama byaba ibyo bakabiteka bakabitondeka bakabisana. Ngateka umutsima w'ingano nkaza ngashira hafi yayo. Munsi wa mbere mbikora kugerageza. Fata umutsima w'ingano ku gaparato keza nshyiraho ngerekaho iruhande rwawo nshyiraho imineke. Muzungu araza asimbuka bya bindi byose ajya wa mutsima w'ingano kandi arawumara agerekaho umuneke gisawa. Abaye nijoro bigenda kwa kundi. Umunsi ukurikira nigira inama ndavuga numva rero ko yari umutsima umunsi weje uyu munsi ngomba guhinduka. Mwabyumvise? Ndeka impungure ndaziteka zirashya n'umutima urashya. Eho gushira bana n'ugushira ndadukaranga. Aha nirashira agatsima k'ingano ngerekaho twatuma. Araza aratugera turangiza aratuma. Umunsi wa kabiri. Munsi wa gatatu kusize ko yari ingano uvuga kajya impungure ejo azajya.
nkaranga ntubika amashaza ndayakaranga neza yashyira hanze araza arasimbuka yabamaze kumenyera yahitaga hareba ajya yamashaza kandi arayagera yawe mwabyumvise noneho yahura n'umugabo wanjye ngo muracyari umutima w'ingano yahura n'abandi bapasiteri ati tuzajyane i Butaro kurya umutima w'ingano munsi umwe aramubwira ati uwo mutima w'ingano uhora uvuga uwawuguhaye uramuzi uramusobanukiwe uriya mugore nta mwana afite kimara kubyumva ngo yararahize aravuga ati nshaka gusubirayo tugiye kumva twumva aradutelefone ati nshaka kugaruka kurya umutima w'ingano abyumvise araza ntabwo ndatinda ubundi iyo ngeze ahantu ngerageza kuvuga ibyo ntabwo tubishyize kuko navuga icyumweru kigashira ntaravuga ibyambayeho ngo birangize noneho agarutse ati ntabwo ari umutsima w'ingano nzanye ahubwo ngiye kubabwira ko nababaye yaje kudusura azanye n'abana be babiri b'abazungu bafite imyaka 3 n'itanu igitumije nzana aba bana ni ikimenyetso cy'uko mbifurije kuba ababyeyi sinari umutsima w'ingano hano ndahaga siwumzanye ndaje ko tuganire ku by'urupfu rw'abana bawe tuti warakoze mani guha umugisha tuti ngiriya senya yaba waraje senya itaraba ariko twarase twageraga ku rupapuro umugabo wanjye akandeba kugira ngo ntaruvuguruze nanjye nkamureba kuko twariyemeje twaranyuze ati mumbabarire mubyara umwe apfe mbibone uriya mwana twamubyaye kugira ngo apfe abibone nabyumvise napfa niba muhora mubyara bagapfa njyewe wenda nzanamubaga inyama nzijyane hanze tuzipime tumenye icyo umwana we turamuhakanira munsi wa mbere agenda ntacyo tugeranye nta manzu undi munsi amaze nk'amezi 3 aradutelefona aravuga ati muze mwarantekeye ndajya ndanezerwa nanjye ni muzi wanjye mudamu wanjye abatekeye muzungu rero kugutuma uri kugenda wiruka kandi nabajya mufite abana babana bose muzabazana nanjye mbagahurije nanjye iyo nji wanyuzanaga n'abana banjye twaraje atugira urukundo twari dutuye i Butaro yumvishe ngo tugeze mu Kidaho ati muhagarare ndaje azana imodoka za kudufata tugeze Musanze aravuga ati ntabwo ndabajyanye wanjye umugore wanjye aratwite ntashoboye guteka ahubwo tuje muri hoteli aratwakira neza turajya turanezerewe atariko nubwo muriye mugahaga yadose niyo itumije mbahama kuko twari tumaze kujya duhaze umva umuntu avuga bigahaga abayatsinze tuti noneho tugiye kugerageza tubyara umwe apfe nawe ubibone tuje inama ariko kubyara umwe akabireba bizatunaniye kubyara umwe tuti nibyo ati none ubwo munyemereye murakoze umunsi muzatwara inda muzampamagare haleluya ibyo mbivugiye iki mbivugira ko kwakira abashyitsi hari n'imigisha myinshi kuko Imana ikorera mu bantu nta muntu wari wabona Imana iturutse mu ijuru ngo imuhereze amafaranga mu ntoki ahubwo Imana ituma umuntu akayakuzanira wabyumvise neza nta muntu niba Imana ikubwiye ngo nzaguha umurima ntabwo Imana imanuka mu ijuru ngo iguhereze umurima ahubwo ikoresha abantu bikirundarunda ukabona wa murima urawubonye mu yandi magambo iyo utakaje inshuti imwe ubutakaje abamarayika 100 ubutakaje abaterankunga benshi ubutakaje ibyiringiro by'uko Imana yari izamutuma haleluya uzare ko umuntu akugirira nabi ariko wowe uzagirira umuntu nabi uzare ko umuntu akunegure ariko wowe uzanegura umuntu munsi umwe twimukiye ahantu abakristo ahantu twari twimukiye nibo bari basabye ngo tuhimukiye barandika bati turumva mutuzaniye pasiteri runaka twakora noneho tuhimukiye nta nzu y'umupasiteri yahabaga ariko hari uburyo abakristo bishyiraga hamwe hari inzu nini bakodeshaga umupasiteri bije akayibamo bari abakristo bazi gukora rwose noneho tuhageze umupasiteri dusimburana
akorana inama arababwira tumva rero uriya mupasiteri uje ntabyara ntimuzivune ngo mukodeshe inzu mugende mumushakire akazu gato wabyumvise mumushakire akazu gato kuko mama nareraga ninde wabaga bazi ngo bo tutabitangaza siko tutabaza noneho bageze abakristo babona afite umuryango munini uruta wabo uhabaga bati yo bati nama ni gutyo umupasiteri yaratubwiye ngo ntituzivune kumbi ufite umuryango umwana gutyo akunda kumva muhisha ko nkazi nabyumvise umuntu akugira ngo umunegure wazakunegure ariko winegura kuba umukozi w'Imana ihangane akugira ngo ugire umuntu nabi reka kubanze akugirire nabi maze gutwara inda ntabwo ndabisobanura cyane ukuntu Imana yangiriye neza ukuntu twagiye kwivuza ukuntu twatanze amafaranga ibyo si ngombwa ahubwo ndavuga ukuntu nabyaye Imana niba yarakubwiye ngo uzabyara nk'Abaheburayo ishobora kukugeraho ntubimenye ariko ngende byangezeho ndabimenye haleluya kubwo kugira ubwoba bw'abamvuye kubwo kuvuga ngo uyu muntu uhora afata inda twe twizeye inda yagize amezi 5 barafunga amadirishya barafunga bazana ikoroshi bazana urudodo barafunga bati wa mwana uzasohoka muri inda ari twe tumukuye nabyumvise ibyo bituma abaganga bambwira ngo mubyige byose mubyo ushaka byose icarana ibikoresho byo kubaho kuko niyo buno byakubaho buno wahindurwa n'ukubaho ndagenda mu bikoresho by'18,000 nabigendanaga mu sakana none ndiyizi najaga kuri wese bigahinduka nkagendera ngo ntazagenda ngasiga ibikoresho byo kumbaho musi umwe nagiye kurangura i Kigali nacuruzaga ibitenge nturutse muri Rubavu ngiye kurangura i Kigali mfite inda nto ni nayo navuye mari ntoya mfite inda nto y'amezi 3 ariko mbyutse numva ntago meze neza mbyutse numva sisawa ariko ndavuga ndagenda abandi barampamagara moto zaraturaranaga zikabazi turaza gufata saa 11 za karekare ariko nge numva simeze neza ndagenda kuko ntari narigeze mva inda y'amezi 3 ntabwo mvaga inda y'amezi 3 reka ngenda ngeze hari i Musanze mvuye mu modoka numva ikintu ngo iki habaye iki nari nagiye nambaye ikanzu itagira ni reka mbabwire ahantu hose uzambona base uzabona nambaye ibitenge bibiri hagurutse hahandi numvishe ngo hubu ndebye hasi nsanga amaraso ageze nkiri nahise ngenda nitonze ega mu biba byose tube nk'abakozi b'Imana niba urwaye rwara mu mukozi w'Imana niba ushonje shonza mu mukozi w'Imana niba uri no mu ntambara gira intambara mu mukozi w'Imana ndagenda mpagarara muri bariya bacuruza mu mangazini y'umuntu harimo umugabo Imana izamuhera ntabwo yambajije ngo bigenze bite yarebesheje amaso ati humura hagarara umuntu ayita telefone umugore ati hano hari umudamu ibintu umufashe abyumvise umudamu araza ntabwo yambajije ngo nibiki ntabwo bari banzi ahita ambwira ati je imbere wowe nturebe hepfo no haraguru nturebe cyakubayeho aho ndanyura uhagende aho ndanyura unyura ndebe ibirenge byaragenda nayo ndagenda mbona anyinjije mu nzu ampindurira imyenda ye anyambika neza arambwira ati tuje kwa muganga ndiwoya ndakize ndagiye uko mubana niko nabaga meze no mu bitaro sinzi uko Imana yabigenje nabaga nicaye ku ntebe ntegereje kuvurwa bakaza bakankuraho ngo toka we uri muzima hariho abarenze kandi ndende arangije abwira umudamu twari kumwe bati ntumva amagambo y'uyu mudamu ararwaye ibimuvuyemo twabibonye ntumere ko gukurikira i Kigali kuko naje kwa muganga baranjyana bangeza kwa muganga mitiweli niho zari zakaza bakibaza ngo nuwahe mitiweli ye bite nikubita hasi ntabwo nzi uko byagenze naje gutsimbuka mbona abiwacu bose bari hejuru yawe kandi hari mu gitondo saa 2 natsimbutse mu nimugoroba saa 12 utagira ngo
byambagaho gutyo ambulance mubona nayigiye n'inshuro 17. Niba umuntu wakoze ambulance Imana izamumugisha. Mu bantu bakoze ambulance menya nanjye mfite ambulance wanjye. No mu rugo abanyabuzima barahamagaraga bati ambulance ngiye Igisenyi biranze ngo mu Ruhenge batagiye Kigali menya taragara. Ubwo ubuzima nabaye. Ariko imbaraga z'Imana aho wasimbuka nasimbuka kubera Imana yayizi ko nyuma yaho nzavuga ubutumwa. Nabyo bise nashatse kubabwira uko nabyaye. Muganga arankurikirana yakabyara gikoroge ntako cyagize. Igihe cyo kubyara kigeze arambwira ati uje uraba hafi. Mbaze ndi kubona nibwo bwa mbere nari ngize inda y'amezi 8. Arambwira ngo ubwo hagize inda y'amezi 8 umwana wafite ibiro 3 genda ugure ibikoresho. Ntabwo nabishobora. Abarire singiye kujya mu myenda y'abana ngo bambaze ngo ndikugurirane. Kuko abana bose nashinguye bajanaga n'imyenda bakajana n'amasume. Ararambiwe. Nabyumvise. Ati speciosa kuba byaraga amagarama ukabugeza ku biro 3 wagura imyenda ni ntabwo nabishobora. Nijana kwa muganga ntarwaye ndavuga ni rega bugi Imana nitakongorera cyangwa umuhanuzi ari ibintu bikorwa bigaragaza ko Imana yagusanga. Mbwira umugabo wanjye n'ubundi hano ndyamanga buriye nta kintu nkora. Ngize ndameze 8 n'igice nkumva ningiye kwa muganga. Ati nibyo fata bya bikoresho ndagenda. Ariko umutima uraza fa kuyana utuntu tugiye tw'umwana nyura muri Goyiko. Ari twenda icyo gihe twaguraga 20 dufite agasalveti n'agapatara bagiye muratuzi. Ndagenda ndatugura nteka mfe gushira mu saka. Ndagenda ariko maze kugenda umugabo wanjye agira ubwoba ahamagara ginekologe mu telefone aramubwira ati madamu agiye kwa muganga. Naho ngeze kwa muganga dogiteri arambwira ngo umwana wawe ni muzima nta muganga utanze. Turakubaga hamwe n'abasambiriza nijoro nawe urarufasha umwana wawe afite ibiro 3. Pita numva ko umuntu ugiye kumbaga nkabona umwana ari we muganga. Na wawe unkurikirana akavuga ngo uzabyara nta. Umugabo waje ngisasa amashuka nkijyama mbona wawe unkurikirana garaje. Ati speciosa karami kuri hano nje kubagwa nje kubyara. Isawa. Aragenda naho abaganga bari. Ati fisha speciosa ni ayikura marayijyana. Yabikoreraga kugira ngo mu barabaga ntibambaye. Haleluya. Habaye saa 2 muganga ari kugenzura abagwayi ati wowe uri muntu ugwari yaha. Muganga waje agatwara ifishi ya. Yewe mana we wa muganga ifishi yanjye yayitwara. Nari nzi ko ngiye kubona umwana. Muganga n'umusazi. Ubundi kandi kubeshya. Ubundi agitangira kumvura na bavuze ko umusazi kandi kumuharabika. Mwabyumvise neza? Bati nta kindi twakora cy'ishyiraho yawe. Nihangane nsigaje iminota itarenze. Noneho habaye nijoro niba ziteretse zuko mubishikishi yayitwaye. Niba iki ntagurutse guhagarara biranga kunama biranga mbakarari ndahagarara kugenda biranga nta hantu hari kuba. Noneho bigeze nkuba ndagenda mbwira muganga hari saa 7 z'ijoro niri kumva nahinduye. Speciosa wahinduwe n'umuganga wawe yagenduye. Ati reka mujane muri maternity. Tugeze muri maternity icyo cyatse kuva muganga arambwira ati weho ndurwaye dore ambulance izanye abandi barwayi barenge. Weho bugiye akivuga ayo magambo nduka inyuma ye ibirutsi biraza njugunye inyuma ye. Ati kufite ibimenyetso byo kubyara kandi umuganga wawe gukurikirana adahari. Mwabyumvise? Tidwe nimero z'umuntu gukurikirana ndazibahereza baramutelefone. Bamaze kumutelefona ati ndaje kumubaga. Abaganga bati none wenda ibyo byose ngombwa ko bifata. Abaganga bati none uyu mudamu
ufite umuganga utubujije kumukorera ngo byari uyu mudamu ni mudamu ki? Uyu muganga utazi ko natwe turi abaganga ni muganga ki? Baransiganira baranyanga bati no kubyara haje mu yewe ntanga ruswa ngewe ariko ruswa ya Yesu. Haleluya. Hasize iminota 5 yonyine muganga amaze kunyuza mu cyuma mugore kandi mukagira impuhwe amaze kunyuza mu cyuma ati wowe ugomba kubaga ufite ibikoresho ngiye kumva numva muganga aterefone abaganga naho kumvira ariko mugaje kubyara ari Kigali numva telefone y'abaganga ngo ageze Kajugu yaramuzanye injira muri tara kubera Imana Yesu ni muntu. Haleluya. Abaganga baraje bakinga hafiteyo iyo kanzo ambaje kwa icyo ndabyara bagisigana ko cyo kugitanda bakivuga ko nta n'impeta wikura bamwe ugiye kubagwa mwe murabiza babaswe bamwe bababyeyi mugendere muri ibyo muganga baraje atari yawe bazagufezo hari mwana wa jana nibuka neza ko nari mfunze kuri Nyababyeyi. Nibuka neza ko muganga yaravuze ngo ntabwo wabyara ntacyo dukoze. Nibuka neza ko yaravuze ngo nugira ko dukora tumaze kwikosora ntizabyara. Baganga batibigize ikindi kibazo nta muntu byaragazwe gutya none muganga ko bigenza gutya muganga arabongorera ko bigenza gutya ni hagati y'umwana harakuze ngani rege kumwereka ko nabyumva aravuga ngo wowe ukwiriye wakoze n'Imana. Haleluya. Amen. Kucha na dai kumema.
ababyeyi. Nabwiye Imana ngo aho nzagera hose nzavuza impundu. Uriya ni uko nifashe njya mfata ipera, nasanze mwambaraga ibintu byera kandi byiza, nifashe njya mfata ipera ukabyinira Imana. Njya mbwira Imana ngo aho uzateranira hose nzavuga ngo mwana wanjye we, aho nagushyize ndahazi, mwana wanjye we, nzakwitabarira. Mwana wanjye we, aho nagushyize ndahazi, mwana wanjye we, nzakwitabarira. Mwana wanjye we, aho nagushyize ndahazi, mwana wanjye we, nzakwitabarira. kandi nsengera abantu bafite cya kibazo. Namaze kubyara abantu ukabwira bakazana be, abwira abahungu be ati aha nahekeye abana banyu gihe nabahekeye ahagije. Mwana wanjye yitwa Umwari Sasha Beni. Mwana yitwa Umwari Sasha Beninye. Mukaritire dutuyemo bakunda kumwita ngo umukazana, kuko abantu bararebye babona nanjye nari umukazana nk'abandi. Namaze kubyara amaboko aravuga ati imyaka nahetse abana banyirahagije, ati nzaza mbere ku mwana wawe, ubu turabana. Beninye bivuga buhari umugisha n'Uwiteka. Umwari ni ikinyarwanda kisanzwe kizwi. Sasha ni ururimi rw'ikigiriki bivuga ngo umutabazi cyangwa se hashize ikunze gutabara abantu. Nawe ni umuntu uharanira uburenganzira bw'abandi bantu, azaharanira uburenganzira bw'abantu bose, kuko nanjye niko nagenza. Kadusenge. Ndahamagara umuntu ufite ikibazo nk'icyo, dusenge. Niba hari umuntu wigira isoni kandi igisoni birashira nkiyerekana, niba hari umuntu ufite ikibazo nk'icyo naze dusenge. Hari uhari waba amaze igihe runaka akeneye umwana, naze dusenge. Abafite abakazana muno ingo zarasenye zo kumva bari kuvuga ngo bamabukwe, hari umuntu uraza yewe, hari umuntu uraza kunsanga ati njye mfite ikibazo nshaka kunsengera, ngasasanga umusore w'imfubyi. Ntabwo nabishobora kubera icyo uvuze ayo magambo, nahise nishyira mu cyimbo cyanjye nanjye mfite umuhungu. Ati buno nyirabukwe niba bari gusengera bakazana, kubeshya ni ukubeshya.
kera twakuze dukubura urugenderano amakazana batari gukubura wabakundira iki ko yagukundira gukubura akagukundira kuba wambaye neza wambaye birebire aha arundi tugiye gusengera mu mubyeyi ushobora kwibaza ngo tugiye kumusengera iki ngira abasabye imana atanga amahoro leta niba kimwe kibuze kirishi nabyumvise niba umwana aba yataje umwana amahoro naze hari n'igihe uba wica mukatira bakakwangira ubusa ababyeyi bari gupfusha ngo mubaho barose kubera nawe hari umuntu wigeze kuvuga muri iyo mukireri ngo muzamurebe mu mugome kuko ntagira ibikapa kuvuga ngo tugiye gusenga ndebe nashidikanya ko muri abakozi b'Imana muzareka iyo mana turaza kubivuga
Imana amashyi. Yesu ashimwe. Birashoboka ko wavuga uti twakerewe, ariko mperutse kumva ubutumwa umuntu aravuga ngo aho kugira utinde mu bitaro watinda mu rusengero. Ndagira ngo mbatangarize ngo hari abantu baryamye mu bitaro bari kuvuga bati cyaduha natwe tugataha, twashaka tukazamara n'iminsi 3 mu rusengero. Ikibazo ni kimwe, abantu twaribagiwe. Haleluya. Abantu twaribagiwe, twamaze kubona ko dufite byinshi byo gukora. Haleluya. Ariko reka mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyo kubana n'Imana, cyo kuvugana n'Imana, cyo gukorana nayo, nicyo gihe cyo gushima Imana, nicyo gihe cyo gusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye n'aho tugeze. Icyamuka yikomera amashyi.